Kiganda dorabo mbona mu ifoto ya mbere abanyamahanga mwari munakumbe cyane uwo bita Sheikh Dauda Yusuf harya Dauda Yusuf yitwa nde Seydou Dauda Yusuf yarakoze ameze neza ari en forme umubiri ni mwiza cyane ntabwo babyibushe namongera ari kumwe na mugenzi we witwa Richmond Lamptey abanyegana babiri barahari bameze neza bazakinira APR umwaka utaha imikino. Undi munyamahanga mbona uza imbere cyane yitwa Alioune Souane Mohamedou Lamine Ba barahari cyane abo ni bane mvuze. Abandi banyamahanga mbona muri aya mafoto ni bande abo ni Richmond Lamptey yarakoze ndamuvuze okay. Abo ni banyamahanga mbashe kubona ubwo abandi nabo ngabo nyine naka gasore ka Mamadusi nawe yarakoze. Hanyuma abakinnyi bashya ba APR FC b'abanyarwanda nabo ndabona cyane bose uko baguzwe bari bahari kuva ku muzama Dolphin mo ndari ifoto bifotoje bari kumwe na chairman wa APR ni watangije imyitozo ya General Deo ni watangije imyitozo y'umwaka ku mugaragaro uburyo yatangiye imyitozo hari Irambona ari we muyobozi wenyine uhari impamvu abonye byarakomerekeje abareyo bisa nkaho kipa abayobozi ba Irambona CEO Ngebereke wana hano chairman arahari kipa ifite president ngasa ari Irambona gusa urabona ifoto itameze neza chairman hari urabona itameze neza ayikaza abakinnyi n'abatoza ku kibuga cy'imyitozo officially none Irambona niwe agomba kuba ari wenyine ku myitozo areyo abantu bavuga ngo ndakubashaka ibibazo bitari ariko byari wasanga ari wagaragaye mu ifoto rore oya ni waruhari gusa ruhari gusa. So urabona ko bisa neza cyane rero ba Dolphin Hakizimana Dolphin nk'umuzamu arahari cyane ndababona rwose abasore bose bagiye basinya pasi Ngabonziza Pacifique arahari Omborenga Fitina Haji jezi ya APR ramubereye cyane iragwa Haji Bugingo Hakim asa neza cyane mwambaro mushya kipe ya APR ewana nibirango bishya kandi urabona ku myambaro y'imyitozo birango bishya birahari urugo yarahindutse already kuri izi jezi z'imyitozo. So ubwo rero APR FC yakoze nyine iyo myitozo ya mbere ubwo turaza komeza kubabona mbere uko berekeza n'imyitozo ya mbere ejo barita uyu munsi nabwo barakora iyo gahunda ngo ihari ejo bazajya ku Murindi ntabwo bazakora uyu munsi barakora ejo bazajya ku Murindi urabona umunsi wa kabiri ejo bagiye ku Murindi ubundi bazakomeza bagarutse umutoza rero nabo yarahari umutoza mukuru ubwo rero urabona ko APR FC kabisa byijiyemo neza cyane ibintu byose muri APR FC birasa neza abatoza bose bari bahari niyo kipe idafite ikibazo na kimwe kabisa mu mateka mu Kinyarwanda amateka mu Kinyarwanda rwose umutoza kabisa umutoza ariko nawe urabona ko kabisa aragaragara nk'umutoza w'umwansiye senior kabisa ubwo APR wayivugaho iki mu myitozo yabo ya mbere urabona ko omba bebe kuri ya mitsi kabisa mikayo mu mfundiko nawe ndabona asa neza cyane muri jezi ya APR. Yes ni imyitozo navuga izihe igihe Lorenzo kuko ejo nagize amatsiko yo kongera kureba ku matariki sibyo aya ma equipe azaduhagararira mu cyo bita CAF Interclubs competitions navuga ngo ni imikino CAF Champions League n'imikino CAF Confederations Cup kuko abantu benshi basa nkaho babyibeshyagaho nabajije rero muri CAF bampa update kugira ngo tumenye neza uko bimeze ubwo gikomeza Axel ikindi nabwira abantu nuko muri APR bateguraga pre-season mu hanze y'igihugu mu bihugu bya Algeria na Maroc bari guhitamo hamwe ariko ntabwo iyo pre-season kibaye kubera ikibazo cya timing nyine na delay uko babyifuzaga siko byagenze amatariki ntahura ufite ngamo pre-season byaranze uko babyifuzaga siko babigenze uko baplaninze siko byabagendekeye bateganya kujya ese muri ibyo bihugu nari nkubwiye nyine hagati ya Algeria na Maroc ibihugu by'ibanye by'u Rwanda rwose. So kubera ko batakigiye rero APR izashaka imikino ya gishuti isanzwe yes hanyuma yitegura umwaka w'imikino. Hanyuma rero update kuri ibi bintu kugira ngo rwose abantu banabyumve neza hano hari icyo bita urabyumva neza Rore hari icyo bita reka manze mpere ku bakinnyi icyo bita registration window igihe cyateganyijwe cyo kwandikisha abakinnyi bazakina amarushanwa ya ya CAF y'amaklub start date itariki yo gutangira kwandikisha abakinnyi ya mbere zo kwa 8
ya mbere z'ukwa munani turacyafite iminsi irenga 20 na yego end date 31 z'ukwa munani ngo ni ukwezi kwa munani kose yego twakwiye ku ya mbere kugera ku ya 30 hanyuma hano bakakubwira ngo hari cyo kandi gakaze handitsemo ngo eligibility bakakubwira ngo players eligible from the preliminary round abakinnyi bemerewe gukina ijonjora ry'ibanze rimwe rya mbere yego ubwo nibo barebwa n'itariki ya mbere kugera ku ya 30 z'ukwa munani kugera ku ya 31 z'ukwa munani noneho preliminary round muri iyi mikino ni ryari na yahe matariki imikino y'ijonjora ry'ibanze izakinwa kwa yahe matariki 19 na 21 z'ukwa 9 19 na first leg dates equipe izakina tariki 19 cyangwa se 21 z'ukwezi kwa 9 ngo APR na Rayon muzibariraho naho itariki ntiri fixe ariko ni hagati ya tariki 19 na 21 z'ukwezi kwa 9 ubwo rero urumva match za mbere zabo 19 20 na 21 z'ukwa 9 preliminary round match zibanze ko ziri kera champions imaze ibyumweru bitatu imiti nikuriye muri CAF ndani rwose cyane none byiza tumaze ibyumweru bibiri turi wa champions noneho tuyitangira championnat second preliminary round ni mu kwa 10 hagati ya 17 na 19 ubwo navuga ngo APR iramuka ikomeje izongera gukina noneho cya kigugu cyiza ni tariki zinga zivuge 17 na 19 z'ukwa 10 17 18 19 gushakira imikino ibanza noneho rero APR ikoze amateka ikinjira muri aya matsinda ubwo ni muri 21 z'ukwa 11 ni ukuvuga ngo APR turi mu kwa 7 nuvuga ngo APR ifite amezi 4 ikamenya nibigiye mu matsinda cyangwa itayagiye ariko na Rayon c'est la même sauce c'est la même chose wewe oui afana APR FC na Rayon muraryohewe ariko APR y'uyu mwaka APR y'uyu mwaka uzise kimwe mu bintu byatindije bino bintu no kwandika abakinyi n'imikino rore na rigane ni Chan yego yap nibyo tujye muri Murera twihute cyane Imana Murera we Liga nishyushya nagushyushye dansa Murera mwana utazi koga Murera we tanyibutsa babahungu b'inyabicucu ruramujyana Murera hano hari message ukuntu ushyiramo agahogo Murera we ewan ukubitamo agahogo ewan ijwi bakagira ngo ni irya fande maji ndakura message iragira iteruvuyanga je bivuga mu buryo bwawe no kavuga ngo message hano hari message uyivuge nka uyivuge nka message ya nawe none pejum nawe urakabije ni message ivuga neza mu Giswahili manuka hano hari messages turutse kwa comrades ya urumva itangazamakuru hariya ku Murindi ntabwo abanyamakuru bose bazajyayo ibyo bibekere abanyamakuru b'inshuti zanjye babimenye APR yafashe ibitangazamakuru 31 igenda icyemerewe abanyamakuru benshi na RBA ibindi byemerewe nayo ni nyinshi cyemerewe batatu RBA yemerewe batatu RBS ni igitangazamakuru urwego rw'igihugu urwego rukuru rw'igihugu itangazamakuru none se n'ibindi ko bikontorerwamo hano hasi ari iminara yabyo abaye kontorera abahungu banye mu nsinga hasi hanyuma BTN radio zivuye hariho babaza uragira ngo bigende bite BTN igihe SKFM, Fine FM, B&B, Radio DC, Radio TV 1 byemerewe babiri. Bikene babiri. babiri ntabwo nasoma ibitangazamakuru byose ariko ku mbuga z'abanyamakuru barimo barabibona ni babiri hari n'abandi bazemererwa umwe arabiye uzabishobora wese azemererwa nta kibazo ibyo cyo gutinda asohotse message official none urabihamije abana twitore mazi agenda bandika yari muri konje nagombaga kubitanga comrade ntabarwa ngiye muri batatu ntabwo arimo Ruvuyanga ntabarwa Simbarwa ugangura ntabarwa hari abantu batabarwa nyine ku mpamvu runaka twe twigende ariko tugende umuntu yabare ibintu byo kwita hanyuma rero bagakorodoni tugera muri Murera niza kuri la Coaster ngo bimeze gute
akandina kwa dufite iminota 15 mu kadomo yuzuye tuganira Murera iminota myinshi cyane muri Murera ko mwankanze mukavanga ibintu bimeze neza cyangwa se ryero cyangwa se ryero mugaca imigani ibitari ryero nenda banza mabwira udukuru twiza ahari reka duhere n'imbi niyo nziza gatangira updating vuba ukoreshe umwanya uhaye ukoreshe umunota umwe manze mvuga ibintu byiza ko uburyo mwanzitse uburyo mwintroduce ibintu urumva rwose sometimes nta byiza biri buvugwemo nge ndumva ahubwo mushobora kubivuga nambutse tugende reyo hari amakuru nkesha umuhungu wacu Mickey Junior yaratangaje kuri ekipe ya Rayon Sport yego mbere yuko mujya wenda mu miripuko y'i Kigali muri za Sambaratika yavuze ko Rayon Sport hari abakinnyi bashya abandi bakomeye igiye kwerekana muri iyi minsi komera z'icyumweru yego icyo nicyo cyane n'ejo twabigarutseho baravuga ko umwataka wabo ukora like baravuga ko umwataka wa Rayon nibitinda ku cyumweru ubu ari gukina mu gihugu cya Libya nibitinda azaba yageze hano ku cyumweru ngo hakiyongeraho mediateur ugomba kuva mu gihugu cya Tunisia bigomba kwerekana witwa Sheri niba ari Sheri oya ntabwo yavuze bose bagaragaje mu myitozo bakanamufotora urumva bari uriya witwa Sheri niba ari Sheri umuzamu ugomba guturuka muri Togo cyangwa Mali nuriya uhari nogera ngo hari abana sugo nibikika izo revelation nibikika babana amafoto akaza ashobora kuba yarabuze internet karasanzwe cyane ugashobora kuba yarabuze zandana ashaka gucokoza abareyo ariko arakomeza umukunda cyane ati mu cyumweru gitani bwo Rayon izatangaza mu buryo budasubirwaho opponent wa Rayon de Rusco tumuzi ko ari yanga ko twita tuninjira mu miriro reka tubijyamo ibintu bya Miki ntabwo akandi ariko azi tukabivuga Vipers aravuga ko inategura umukino mbere ya Rayon Day na Vipers yo mu gihugu cya Uganda ubone kuri Rayon Day ahubwo kuri Rayon Day yanga se ko umuyobozi wayo yabyemeje yanga yipanze rero ashaka bicere byo ku muryango byihorere iminota iryoshye 10 ya Rayon Sport bayobozi ba Rayon Sport rwose muzero gaje aradusiribaza tumaze igihe kinini cyane izi nkuru mubizi ko tuzibona ariko nka radio y'igihugu ntitwagombaga guca igikuba twagize igihe gihagije cyo gushyashyariza tugire icyo gusiga ahari turwana no kugira ngo mufate igihe muguri igihe namwe mukemura ibibazo ariko bitari mu buryo bijye mu buryo irimo iragenda nta kintu kiri kujya ku murongo Rayon Sport ikintu kidashimishije kitari cyiza umuntu atakwishimira kumva ni ibintu biri kugaragara muri Rayon Sport kuri iki abakinnyi b'abarundi n'abakinnyi b'abanyasenegal banze kuza mu myitozo kuko Rayon Sport sezishize ibarimo imishahara ibirara n'ibyamezi abiri abasore bitwa ba Yusudian abasore bitwa Omar Nying abasore bitwa ba Paplay bararahiye baravuze ngo ntituzagaruka ba Pasiya amafaranga yacu niyo mushaka ko tugaruka mu myitozo ni mu kwishyura amafaranga y'imishahara y'amezi abiri mwadusaba n'abafite recruitment ariko yego bitararangira ibi bintu rero Rayon Sport yahise ibwira Skol ati ikibazo cyadukomeranye ntitwatangira imyitozo dufite match ebyiri na APR ya Super Coupe APR yaducumutse yadukuramo umwuka kuko APR yatangiye imyitozo iruzuye na Sekiganda agomba kugera mu Rwanda nshuti yanjye Skol babwiye ngo abayobozi bacu bereye muri konji za leta ashyizeho mwiza ibintu byo kuvuga ngo tubaha amafaranga mwitonde cyane manze mutegereze ubwo naho kuwa mbere bizafata byiburi cyumweru kuko amafaranga Skol iri buhereyo naga ari ukubyuka ngo turasinyishije ngo ni muduhe it will take just like a week kugira ngo birangire abakinnyi ba Rayon b'abarundi nibo president ngo yatangiye guhamagara binginga ati mumbabarire ndabinginze ndabasabye mwokagira imana mumbabarire ndabasabye basi nimuze mu myitozo ibibazo tuzabikemure basi mwageze mu Rwanda icyo ni ikibazo cya mbere Rayon mushaka amafaranga mwishyure hano by'abakinnyi baze batangira imyitozo mufite match na APR ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani iminsi yagiye twatangiye kwa karindwi kazaga kwezi kumwe ikibazo cya kabiri kiri muri Rayon Sport uko tumvikana ko abayobozi ba Rayon Sport nta kintu kiri buze kubafasha habe namba ikipe yanyiraza kugira ibibazo bikomeye cyane umutoza wungirije murabizi ko adafite ibyangombwa niba afahami ya Rotfi yarabasabye ko umutoza wungirije mumuzana adafite ibyangombwa byuzuye mubizi ko kafi byexija ni mu mwandikisha yego mukavuga wenda ngo yaje mu kwa kabiri ibyo birashoboka kuko harimo amatsinda harawo Prosper Sunika harawo president icyoje president wa Rayon ngo bazanye umutoza wungirije niyo mpamvu ko ukoresha imyitozo ariko bakaba bataramutangaza yibereye muri Tanzania agiye kunegosia ibintu bya Yanga
imagine ko yarazi ko azafata umwe mu banyarwanda barimo barwaka barimo n'aba ba Sostena bati tuzarebamo umwe wakorana Afahamia urimo urabyumva Afahamia avugana na Prosper aramubwira ngo wowe urashaka nde ngo nyefite umutoza wanjye nshaka aramubwira ngo muzane bamuzana adafite ibyangombwa bimwemerera gutoza imikino nyafurika Perezida avuye muri Tanzania musanga hano umujinya amwica n'ubu yatangiye gukoresha imyitozo ariko ntibaramutangaza Rayon Sport nta kintu kibura kiyoborwa nongera kubigarura kuri Muvunyi nk'umusaza mukuru Muvunyi nk'umuntu ukuriye bodi Muvunyi nk'umuntu utinyitse mu bantu bose Muvunyi niba bavuga ngo zitukwamo nkuru Muvunyi niwe bireba niba Tadeyo ubona abandi ba vice president bari kumuganza Tantongo Patrick Rukundo yazanye umuzamu uyu w'umunyamara urimo Tantongo Gacinya arashaka uyu Tantongo Prosper arashaka uyu Tantongo Kanyabuga Tantongo Bubuni arashaka uyu umukobwa yitwa Dejonde yaravuze ati Bubuni wavuye muri iri barabisesengo yararakara aravuga ati Bubuni wavuye muri iri none bizagenda gute kugira ngo aba bantu bashyire hamwe ko mwaje muvuga yuko mushaka gukemura ikibazo murumva mwese mwagira ijambo ringana nimukemura ikibazo cy'imiyoborere icyo nkivuye yose nshaka kubyinjiramo mu mizi nzabyinjiramo nimbona bikomeje gufata indi ntera ibyo byari icyo bita just kubabwira ko ibyo bintu bizwi ubwo detail tuzabijyamo abantu bajya dushinga ngo mukora ibiganiro by'amatiku ubu ngiye mu matiku nyuze hejuru sinkubisamo cya gitorosho bita ngo ni murekure sindashamo murekure ninyujemo akabuji nihitira ariko izo details zirahari twikomereza Rayon Sport igomba gusinyisha umuzamu w'umunyamari uyu munsi ashobora gutangazwa cyangwa ejo urebye uyu munsi Kuyate na Mohamed Sheri n'uyu munsi barerekana cyane hanyuma Rayon Sport buriya turimo turavuga ngo irazana ngo rutahizamu ariko Rayon Sport hari ikibazo ifite gikomeye muri Rokirito iri gukora ikintu ari nacyo navuze ko uyu munsi nashaka ko tugana y'iminota mike isigaye kutagira icyo bita proper plan kuda planning ikintu mu gitekerezo Lorenzo cyane yagahinda kenshi ndavuga nti Rayon Sport mufite desordre ibintu mwavuze ngo muzagabanya payroll ibintu mwavuze ngo muzakemura ibibazo nta nibyo muzashobora Rayon Sport muri mediane ku 8 n'icumi umva abakinnyi afite ifite Paplay ifite Fisto ifite uyu nguyu twari tuvuze bagiye kugura niba ari Sheri niba Mohamed Sheri ifite uwo bita iki gipeti kino kigufi cya Adama Bagayogo ifite Richard w'umurundi ukina ku 8 uri kumva iguze uyu murundi baguze mushya witwa Magruari urimo nabibona ifite undi mupeti wakina undi ninde imyanya 2 bamaze kuba 6 ni nka 7 ifite n'umukinnyi iri gushaka Abedi nubwo ataraza irashaka undi mukinnyi uzazana kuri uwo mwanya nahoze mbara mu gitondo n'umuntu wo muri Rayon twabaza abakinnyi bagera ku 8 bakina ku myanya 2 muri mediane uzikiri guta nari nakibagiwe na Katoni Kitoga nako ngaho na Kitoga Rayon ifite abakinnyi 7 ubu ngubu igashaka na Abedi wa 8 ku myanya 2 8 n'icumi ku myanya 2 bivuga ngo Lorenzo buri mwanya ufiteho abantu byibura 4 niba nibongera Abedi nkibaza ikibazo kimwe uza kukavuye kose hano kava ni kuri umuntu agera hariya kuri tapi ngo mbonye Toni Kitoga ngo nazemo ni kuri umuntu agenda ngo hari umukinnyi ngo narangiwe na Arno ngo y'Uburundi wa Magruari ngo wa miliyoni 10 ngo nazemo ni kuri umuntu yicara ngo yango ntago ngo ngiye nakwemera yuko ngo uyu mwana agenda ngo ni mu mugumane nawe ngo bahagumye ikipe ya Rayon Sport ifite akavuye muri Rokritoma gashobora kuzatuma amafaranga ashirira mu myanya itari na ngombwa nk'ubu barashaka Bedi bakavuga ko batamona amafaranga nyamara uno mwana natwara miliyoni 10 Kitoga uyu murundi Magruari agatwara 10 iyo bongera 20 zari bugura Bedi bananiwe kugura umwe muzima barimo bariruka ku bakinnyi batanazi batanabonye akavuyo ko kuba buri muntu wese muri yumva ko yagura umukinnyi musigeho ntabwo ikipe igurirwa n'abantu 100 APR yizi somo yaguze abakinnyi 17 b'abanyamahanga mu myaka 2 ishize ariko kubera guspendinga nabi yabyize uyu mwaka ntiri kugura abakinnyi b'abanyamahanga itazi Rayon mucire birarura muri gukora amakosa ntimuzakemura ibibazo kintu cyumva no kuvuga ngo hari arazana umukino no kuvuga ngo president azana umukino vice president azana umukino umunyamakuru azana umukino kuki batubaha urumva komisiyo nakwitera Rokritoma yashyizweho kwihari
bivuze ngo n'abayishyizeho ntibubahana komisiyo ya recruitment irahari abayishyizeho ntibubahana President ati sinkora ikintu narakaza Prosper uwo ni Tadei ati uyu muntu Muvunyi gira ikintu umubwirira gusa amakuru namenye nuko Muvunyi na Prosper bunzu bumwe byibura bahuje muri se bapfaga iki ntacyo bapfaga ko harimo impande Muvunyi yari afite uruhande yari ariho ariko byibura bagiye ku ruhande rwe n'abandi mwaganiye mugahuza ko mwahise gucaragagurana umuragira ngo twongere dusubire mu wundi mwaka aho batangira kwanga abantu nibegura kese za hafi ibibazo byareye nk'ubu ejo muri Seromogongera amasezerano urumva hari abantu bavuze bati uyu mukino twebwe ntitwemera ndetse ngo na coach arimo aravuga ati muramusinyishije ariko ntitumushaka ubwo muzanamukinisha ariko ikibaza nk'ikibazo kimwe uri kumva icyo kintu none se abakapiteni banyu bose bagiye Ombolenga yagiye Aimable mufitanye ibibazo uriya wundi Keve yagiye niwe mukinnyi byibura mukuru mwari mufite n'abaye kapiteni wagira captains base muragira ikipe itagira kiyoborwa ibyo ni ibintu by'injyawuro baba biri mu banyamakuru babasunika abakinnyi babo ngende babwiye ntazina nzavuga ariko reyo mu bantu twishe na media turimo reyo mwayihaye amahoro kwa mugani wayida mvuge ariko intege za reyo ntabwo ziri mu bantu bo ku ruhande bayisenya nk'abanyamakuru n'ibindi ziri mu bayobozi nibo babahurwa reyo ikwiye kuba ifite abayobozi bari serious bunzu bumwe ku rwego rw'uko bashobora kujonjora ibyinjira muri reyo bivuye hanze ibyiza byo kwinjiza n'ibitari byiza byo gukumira ekipe yo gufatira ibyemezo mu kabari yo gufatira ibyemezo ngaho ku icupa ngaho hehe abantu bose bazengurutse abayobozi buri wese afite ntabwo nyine ntabwo ushobora kuyobora ekipe y'umupira w'amaguru gutyo uretse na reyo n'ikipe y'akarere bayobora gutyo cyangwa bishoboka so rero administration ibintu bitaragenda neza ubwo amaze kuba inama zingahe ngo za mitigation ngo zo kunga ubumwe ubu Muvunyi na Tadeo ni abantu bo guhora ngo noneho ngo bumvikanye noneho ngo bahuje baradikanyije bareke gutera bareyo ibinya muke muri bibazo muri abantu b'abagabo ndavuga amazina 5 y'ingenzi Muvunyi abagabo bashwe kuriya ngo biyunze muri se bafanya Prosper ko bose bakunda reyo biyunze bapfa Gacondo yego mvuza amazina 5 yego ayo mazina 5 ndasubiramo Muvunyi Tadeo Gacinya Prosper Gacondo muri abantu b'abagabo mukemura ikibazo cyare kidushaka kuzaza hano tuvuga ngo ikipe yarabananiye abafana babaririmbire bareba bakumura Jean Fidel na Sadat uko byatangiye ibibazo byabo bareba batangiye gukumura Jean Fidel na Sadat dore rero ikintu gihari abareyo ni mudakemura ibyo bibazo nkuko regano bivuza nayo mazina garutseho abahonda mbere uko APR bahonda mbere uko APR bahonda ni mudakemura ibyo bibazo mubyikemuriye mwebwe hagati yanyu hari izindi nzego zabafasha kubikemura izindi nzego zabakemura nkuko zanabikemuye mbere ebyiri zonyine niyo mugabo Claude ikipe ya Azamu yandikiye APR iyisaba ko bayiho uwo mukinnyi ndetse banabwira Claude bati wowe uvugane na APR amafaranga twagutanga kuri sezimwe isigaye ariko ibintu bavuganye na Hashim Ibwe yambwiye ko igihe umugabo witwa Ibenge yaje yababwiye ko na interest afite z'abakinnyi mu Rwanda afite abandi bakinnyi azazana sinzi bira probably abakinnyi ba APR bazayigumamo ariko Claude bari gusohoka ajya muri Azam kubera ko Ibenge yaje bishobora kudakomeza umukinnyi witwa Rutonesha Hezbon ndetse na Bigirimana Bedi abo bakinnyi babiri muzi umutoza wabaye muri witwa Zerfani asigatoza muri Iraq yabarwana na Saddam Hussein uriya mugabo kabisa w'umwarabu ukomeye cyane hariya yayoboraga muri Iraq hariya uko bimeze ni ukuvuga ngo hari ikipe Zerfanatoza yo iyo kipe asanze hari umu agent wabarangiye Abedi baramukunda ariko Zerfana itabwira ati hari umukinnyi wo mu Rwanda ukomeye cyane witwa Rutonesha Hezbon mwamuzana ni umwana w'umuhanga Rutonesha ni ndofre yari abonye Kazakhstan atenda kubona ibyangombwa shaka kuba Rutonesha ari ikintu bamubona mutwe tutajya tubona reyo umukinnyi washakaga kuri 6 witwa Rutonesha impamvu atari kubasinyira afite izindi offer ari kureba ko yabona ibyangombwa kigera muri Iraq zo mu birombe muri Iraq muri Iraq kwa Saddam Hussein rero mu buryo bwo gusoza tugenda reka mbabwire nti Rayon Sport ibyayo nanze kubijyamo cyane nyuze hejuru kuko sinshaka kujya muri detail niba ngombwa uzazijyenze byumvisha ruvuga tugenda amasegonda 2 match ya Super Coupe mu kanya katarambiranye dushaka kuza kubona itangazo match biro biravuga ko yagiye ku itariki 9
z'ukwa munani APR na Rayon Super Coupe yagiye tariki 9 z'ukwa munani ivuye kuri ebyiri. Hanyuma ku kintu cya Rayon Day ijambo rimwe bategereje ko ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi nibwo Herse yababwiye ko azabasubiza niba bizakunda ko bakina kuri Rayon Day cyangwa niba bazakina indi match ya gicuti nyuma ya Rayon Day. Niyo mpamvu Rayon ifite option ebyiri itamande mahitamo abiri, ifite ikipe muri Zambia ikajya n'ikipe ya Vipers wavuze yo muri Uganda. Baravuga ati nibidakunda dushaka gushaka ikipe muri Zambia cyangwa tugashaka Vipers y'Uganda tugakina kuri Rayon Day imbere ko dukina Super Coupe, noneho tukazabona gukina na Yanga nyuma.